Muraho neza reka nongere ngusuhuze nkwifurize ibihe byiza wowe ukunda Intore TV show amahoro n'ubuntu bwa Kristo bikomeze bibane nawe dutangiye tugusuhuza tutiyambu wowe bwije mwiriwe wowe buke mwaramutse kubwizo mpamvu rero zuko turi ahantu hagiye hatandukanye mu migabane itandukanye niyo mpamvu dutangiye tuvuga ngo yambu kuko yambu ntigira amasaha hanyuma rero wowe bitameze neza mu buzima reka tukubwire ngo guma utegure amashimwe umunsi uwo ari wo wose Imana yogira icikora ku buzima bwawe umunsi n'umwe Imana yogira icikora ubuzima bwawe bwahinduka ukaza mu mashimwe nuko nanone reka dushimire wowe wakoze subscribe ntitwabona icyo tukwitura ariko natwe turavuze ngo nawe nukenera ko tugushigikira tuzagushigikira mu by'ukuri icyo cyo turaciyemeje abantu ningira nkugire umuntu n'abantu niyo mpamvu rero uruhare rwanyu rukwiye kubaho nk'abantu nanone wowe utarayikora ukigera hano bwa mbere tuguhaye ikaze kwanza wegere ubane natwe utereka agatebe aho witse umutima mu nda utuze wisanzure hano ni iwanyu ku gacano kanyu icyo wumva kitagenda ucandikaho munsi muri komenti ibisabwa byose subscribe niyo tubasaba umunsi ku wundi share niba bikunda like ibyo nibyo bigaragaza ko wageze kuri channel wayishigikiye nuko no mu bundi buryo ntitwobwanga ariko nanone ubu buryo twari tuvuze ni nkabwo bwibanze cyane nubwo n'ubundi nabwo butoroshye nuko reka tudatinze cyane reka tubahe ikaze dutangizanye ikiganiro cacu tuje kubaha inkuru mu by'ukuri ni inkuru idashimishije hari inkuru zimwe ziba zishimishije n'inkuru zitaba zishimishije ariko akenshi kubera ko ari inkuru nyine zikavugwa icyabaye kiba cyabaye kandi titworeka kuvuga inkuru yabaye abakuru baravuze ngo agahishwe karabora ubwo nyine twaba dushatse gukoza isoni icyo bita mu Giswahili ngo ni wahenga twaba dushaka kuvuguruza icyo bavuze twaba dushaka kuvuga ngo barabeshe ese abahenga mu kinyamurenge ni iki wahenga mu kinyamurenge niba ari abashakashatsi niba ari abavumbuzi abavumbuzi babahora mazovey ni abashakashatsi ngire ngo nuko iyo nkuru iragira iti ni inkuru y'umuhungu w'umunyamurenge warutuye mu gihugu cy'Ubwongereza habayeho ejo bundi akundana n'umukobwa uri hano muri Afurika mu gihugu tutavuga kubera impamvu zimwe n'izindi ngo arangize uwo muhungu bakomeza gukundana barafiyansana barakundana biragenda bigera mu mafamiye barakwa bararangiza ibintu byose hasigaye igihe c'ubukwe umuhungu yurira rutemikirere cyangwa se indege kajugujugu ni nkaho ko ndamanyirangiza gutya mu kirere kajugujugu kabisa iraza kajugujugu iritura mu gihugu ishitse rero kuri airport ihurirana n'umukobwa yaje kumutega n'inshuti ze ariko muri izo nshuti ze hakabamwe imwe inshuti ye cyane nuko ngo barangize bageze ku kibuga barangije bapfuye guhura barahoberana barangize guhoberana bamaze kuramukanya umuhungu akubitwa n'inkuba waratangara cyane atangazwa n'ibintu abonye atari ko atekereza umuhungu ngo abona ibintu bitofauti nibyo yari yiteze uti gute asanga ngo umukobwa ngo ateye nka kujya ku icupa ricuritse niko hakundi twatangiye tuvuga ngo ibihishwe birabora ni ukuvuga ngo uyu muhungu yasanze uyu mukobwa yaramwerekaga amafoto
ataraye cyangwa se yakoze ukundi kuntu, namwe murabibona nyine mu buryo bwo kwiyaranja. Ashobora kuyeditinga, ashobora gukoresha AI bigakunda. Noneho uyu muhungu abibonye gutyo aravuga ati nanone umuntu w'umugabo, siko yavuze ariko niko nje ndi gutekereza mu bitekerezo byanje, ati umuntu w'umugabo tuyobora imbwa n'imbwebwe. Uyu mukobwa waje kumutega amugaya imiterere ye. Urumva ikintu yamugaye imiterere ye, tutirengagije ko uyu mukobwa nawe atiremye, ariko kera afite ikosa ryo kuba yariyerekanaga mu ruhu rw'intama ari ihene. Reka mvuge gutyo ariko mwihangane, si ihene iyi ngiyi muzi si ihene iyi ngiyi isanzwe nyine, iyi ngiyi ihebeba. Umugabo yaravuze ngo mpura la chèvre kandi lihebebe. Nuko noneho uyu wacu afite ikibazo cyo kuba yarihishe uwo ari we. Icyo ni ikibazo kandi gikomeye. Abantu bagomba kuba proud yuko bameze, abantu bagomba kuba fier, bakagira fier z'uko bameze. Waba ufite ikintu runaka utagizemo uruhare mu kugira ngo ukigire, ukiyakira ukaba proud yawe, habe nubwo waba warakigizemo uruhare, byararangiye. Mu gihe nta bushobozi ufite bwo gusubira kuvuga ngo ugikore kibe neza, ba proud. Umuhungu ati tugende, bateze imodoka bavuye kuri airport, ariko kera umuhungu ujya best mugore we bazanye kumutega, kera ngo umuhungu ngo abamugiriye crash, ubwo crash nivuga abaramukeneye, mbese abaramwifuje, mbese abatangiye kugira amarangamutima kuri we. Sinzi iryo jambo nimba ndisobanuye uko riri, ariko murabyihanganira. Nuko nyine ngo arangize uyu muhungu bateze imodoka bava kuri airport n'umugore n'uwo ari kuba umugore we n'umushuti we. Bateze imodoka baragiye no muri hoteli. Amakuru avuga ko umukobwa yamusize muri hoteli, nyine urumva baragumanye, nyuma umukobwa aje iwabo. Kubera ko kera bari batarabana ngo bagumane, umukobwa aje iwabo. Buce umuhungu ahamagara wa mubesto, aramubwira ati njewe buriya rero uyu wanyu yarambeshe, akanyohereza amafoto atariyo, ibiki na biki. No ati kandi njewe ukuntu mbaye mbona ibintu rero njyewe ndi kubona nagukunze. Wa mubesto nawe abwira inshuti, ya nshuti ye nayo izwi, irazibaza umugabo ati sinigutumbeshera nigeze ngo amafoto atarayanje, ibiki na biki. Aravuze nyine umuhungu akamasa ngo n'utari kumwumva kabisa, akamamuca amazi, mbese mu magambo ahinye akamuca amazi. Ngo buce wa muhungu yimuka muri ya hoteli aja mu yindi, umukobwa n'ubundi amusanga muri yo yindi yagiyemo. Warangize kumusanga muri yo yindi yagiyemo, umuhungu aravuga ati reka mukurire inzira ku murima. Ngo aramubwira ngo nta bukwe bwanje nawe, suko nari nkuzi warambeshe, naje nzi ko nsanze undi muntu utari wowe, none maze gushika ino kubitwa n'inkuba, none nta bukwe bwanje nawe buhari. Umukobwa ubukwe buba burarangiye, umukobwa birangira bityo. Ni ukuvuga ngo rero umukobwa yahise yumigwa, ariko ye ntakundi yari kugira gute, si drone ngo arica umuntu le miroir, si drone ngo arica umuntu cyangwa ikindi kintu cyangwa undi muntu, ariko nyine kandi ntiyari kuja kurega muri polisi umuntu kumukunda n'amahitamo ye,
umuntu kutamukundana amahitamo ye. Ese turibaza ibibazo byinshi aha ariko ntituri buze kubitindaho kubera impamvu z'umwanya. Uyu muhungu kuko iyo aretse uyu mukobwa kubera ibintu bidafite ikintu na kimwe bikontribute. Can you imagine imiterere Nyashi, urebe Nyashi Kanyashi ngo itumye ureka umuntu ngo nuko adafite Nyashi. Ni ukuri Nyashi ni ikintu cyotuma abantu batandukana. Ngiye kuvuga ubundi buryo. Ni ikintu cyotuma abantu umuntu areka uwundi bakundanye bateretanye igihe kinini, nawe murabona ibintu bya teretaje biza bigenda bigira umutwe munini, mugahamagarana amavideo call nayo aya ngaya ari mu kuvamo ibindi bintu bitandukanye by'amajabu. Mu by'ukuri turumiwe, tukubiswe n'inkuba, dutangajwe n'ibyo bintu, ariko nanone reka tubwire umukobwa ngo yihangane, uyu mugabo ntiyaruwe kandi ibi byabaye. Iyi process se byakoresheje nta ruhare yabigizemo pe, ariko bifite impamvu. Hari impamvu Imana yabikoze kuriya. Ce n'est pas grave ko bomara kushingiranwa kiriya kibazo kikamenyekana nyuma y'ubukwe bagatandukana, kandi aho ngaho niho haba ari bibi cyane. Rero gutya uko byagenze ni umugambi w'Imana. Imana hari wenda imufiteho indi gahunda nziza. Nuko turangije tumuha pole yihangane, ndetse n'abandi bose abanyamuryango be cyangwa se famiye ya bugufi n'abanyamurenge muri rusange. Nuko dusoza turashimira cyane wowe wabanye natwe, wadukurikiranye 5 kuri 5 ugategera ikiganiro, ugafata time yawe ugategera ikiganiro. Turagushimira cyane. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane.